Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Mbatuyeho umugisha uturuka ahera hahera, abantu bose bakoze subscribe, namwe mwiteguye kuyikoraho, abadusengera, abakora like, abandika commentaire, Uwiteka Imana bahezagire mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Kandi mbatuyeho kurama nk'umukozi w'Imana mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubiyereka buri munsi mu buzima, Imana ikomeze kubagirira neza. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Petero wa mbere, ibice byaho 4 n'umurongo waho wa 12, twumva icyo Uwiteka ahatubwira. Haravuga ngo, bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ry'ibibagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nk'uko mufatikanije imibabaro na Kristo, kugira ngo munezererwe mwishime bihebuje, ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwiba cyangwa gukora inabi yindi, cyangwa kuba nyirakazitereyemo. Yesu adufashe cyane. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ashime Imana, kuko kubw'izina rye Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kubw'iryo zina Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe cyane, kandi Imana itugirire neza cyane. Dusomye amagambo y'Imana, Imana yagiranye ikiganiro na Petero. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Arangije aramubwira ati, ntimukakorwe n'isoni cyangwa se ntimukamware, nimubona mugeragejwe, ntimukabone ngo muvuge ngo tugushije ishyano, bise naho bicitse, ngo ahubwo muzahere ko munezerwe. Imana itugirire neza cyane, ngo kubera ko muzaba mufatanije imibabaro na Kristo. Imana ishimwe. Burya rero ubutabazi bujya ahantu habaye ikibazo. Burya nta hantu wapfa kuvuga induru, ahubwo induru zivuga ahantu hari ikibazo. Yesu atugirire neza. Kristo rero arangije abwira itorero ryewe, abwira abigishwa biwe, arababwira ati, nimubona ibibagerageza, ntimukavuge ngo mugushije ishyano, ahubwo muzahera ko munezerwe, kuko muzamufatikanije imibabaro na Kristo. Yesu atuganze cyane. Amen. Bisigura neza yuko iyo umukristo ari mu kigeragezo, burya aba ari kumwe n'Imana, kandi niho abonera ubugombe bw'Imana, niho abonera imbaraga z'Imana. Data wa twese nashimwe. Mwene data rero, ntugahunge ikigeragezo, kuko burya ikigeragezo gituma uhura n'Imana, kandi ikigeragezo gituma ubona ubwiza bw'Imana bushyashya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uko bwije nuko bukeye, umuntu abona imbaraga z'Imana. Si uko mbifurije kugira ngo mugeragezwe, ahubwo umuntu bizashyikira azahere ko akomere, kubera neza nibwo uzaba ugiye kubona Imana kuruta ubwo wari uri amahoro. Imana itugire neza cyane. Ariko mu rundi ruhande, Imana ibibarinde, kuko ndazi neza ko harimo abagera mu bigeragezo bakizwaga bagahita bagwa. Ariko
umukristo w'ukuri niyo ari kugeragezwa nibwo agira umwete wo gusenga, nibwo agira umwete wo kwiyiriza, nibwo agira umwete wo guhura n'Imana akiyeza, kugira ngo abone ko Imana yamutabara kandi abone ishimwe rizatuma akomeza guhamya Imana. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Arangije arakomeza aravuga ati muzanezerwa ubwo ubwiza bw'Imana buzahishurwa, haleluya. Ubwo tuzaba tuvuye muri izi ntambara za buri munsi, muri iryo totezwa ryo kurenganyirizwa umurimo w'Imana, ryo gusonza, ryo kwambara ubusa, ryo kubyara umuntu apfusha, zo kubura urubyaro, muri izo ntambara za buri munsi zo gutotezwa, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ubwo hazaba hatakiriho isi yo gufunga abantu, ubwo hazaba havuyeho isi abantu ituma abantu barwara, umubiri urwara, Imana itugirire neza ngo ubwiza bw'Imana ubwo buzaba buhishuwe, umukristo azanezerwa. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Arangije akomeza kuvuga aya magambo, aravuga ngo kandi ngo abantu bazaba bari kumwe n'Imana, Imana itugirire neza cyane, haleluya. Ubwiza bw'Imana buzaba buri hagati muri bo, ubwiza bw'Imana buzaba buri ku mitwe yabo, buzaba buri mu maraso yabo, mu magufa yabo. Imana ihimbazwe cyane bene data, Yesu nashimwe, haleluya. Tukaba turi ku ijambo rivuga rero ko nakuyemo muri aya magambo ni ijambo ryo gukomera, haleluya. Dukomere hagati mu bitugerageza, ntabwo Imana yadusize, nta nubwo yadutaye. Yesu atugirire neza, icyo dusabwa ni ugukomera kandi tugakomeza kwiyeza, tugatunganira Imana, ubwiza bw'Imana buri hagati muri twebwe. Yesu nashimwe, tukirinda ikintu cyadutandukanya n'Imana, cyadutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Yesu adufashe cyane. Hari aho yageze arangije aravuga, Uwiteka aravuga ati kandi hagati muri mwebwe nibabatoteza babahora izina ryanjye muzaba muhirwa. Yesu nashimwe, aravuga ngo umuntu nibamutoteza azira izina rya Kristo, azira kuvuga ubutumwa bwiza, bamurenganya kubera kuvugisha ukuri mu ijambo ry'Imana, atagoreka ijambo ry'Imana, ngo azahere ko ashima Imana kubw'iryo zina ry'Uwiteka. Imana ihimbazwe, kuko Uwiteka azamuha ingororano zikwiriye. Imana ishimwe. Hepfo gatoya arangije avuga amagambo, aravuga ati ntihakagire umuntu hagati muri mwebwe uba nyirakazitereyemo. Reka mvuge kuri iri jambo rya mbere rishyashya, Yesu adufashe. Nta nubwo nzi ko ryanditse muri Bibiliya. Imana itugirire neza cyane. Ntiyaga ntinya cyane, ntiyaga ntinya kumva ibihuriye byose nahururana nabyo, ntiyaga ntinya kujya mu gakungu, ntiyaga ntinya kwifatanya n'abantu b'abapagani mu banyamagambo. Imana itugire neza mu ngeso mbi, mu bagambanyi. Kumbi sinari nzi ko no mu Bibiliya handitsemo ngo umuntu ntakabe nyirakazitereyemo. Yesu adufashe cyane. Bene data, bakozi b'Imana, banyamasengesho, baririmbyi, bapasiteri, badiyakoni, baprotokoli, bajyanama b'ishengero, reka mbabwire ngo mwirinde kuba ba nyirakazitereyemo. Imana idufashe. Abantu bazize kuba ikivange muri iyi minsi, bazize kutumvira, bazize kutirinda, babaza nyirakazitereyemo. Wabona mwene so ari mu magambo nawe ukavuga uti nanjye reka ngendane nawe. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ariko wibuke neza yuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntitukabe ba nyirakazitereyemo. Imana itugirire neza. Nubona ibihuruye uhururane nabyo, nubona ibigezweho uvuge ngo nanjye bigezweho, nubona amajipo asatuye akagera munsi mu kibuno ngo nanjye ngiye kwishonesha, nubona ibintu
bitandukanye bidakwiriye umukristo uvuge ngo nibigezweho ngo nanjye ngiye kugira gute, ngiye kubijyamo. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana rirakubwiye nanjye rimbwira, ntitukabe ba nyirakazitereyemo. Tumenye ko turi abakristo, tumenye ko turi abaragwa b'ijuru, tumenye ko twatoranijwe. Yesu nashimwe, hareruya. Witandukanye n'ikivunge, witandukanye, Imana itugirire neza, witandukanye no kuba haduyi mu Mana. Imana itugirire neza. Hari abantu bihishe mu nzu y'Imana. Imana idufasha. Hari abanzi b'Uwiteka, aribo bagambanira abantu, aribo usanga bafungishije abantu, usanga aribo bihishe mu nzu y'Imana, bakagenda ku bakozi b'Imana bakabagambanira mu buryo butandukanye. Imana itugirire neza. Ukajya gutariza mwene so ngo ni uko wabonye ko bamugize umudiyakoni, bamugize umupasiteri. Imana idufashe. Ukamugendaho ukajya kumuroga ngo ni uko Imana imukoresha. Reka nkubwire, mwirinde kuba abanyakazitereyemo, irinde gufatikanya n'abarozi, irinde kubona umuntu ujya mu bapfumu ngo wirukankane nawe, irinde kubona umuntu usambana ngo ugendane nawe. Imw'izina rya Yesu, Imana yazanye gutanya umwana na se na nyina. Imana itugirire neza. Imana yaje gutanya umugore n'umugabo. Niba umugore ananiwe gukizwa, wowe pfukamusenge, we kwifatanya n'ibizira byiwe, ahubwo mutunge, mukunde, we kugendana nawe mu ngeso mbi. Niba umugabo ari umusambanyi, niba umugore ari umusambanyi, niba umugabo afite ingeso zitandukanye, niba umugore afite ingeso zitandukanye, umva, hari urukuta rugutandukanya n'ingeso ze. Mu izina rya Yesu, ntago mvuze gutandukana nawe mu nyumve neza, ahubwo itandukanye nawe mu buryo bw'umwuka, umwerera imbuto, umwereka ko ibi bintu bidakwiriye. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Wibuke neza ko Bibiliya yatubwiye ngo ntitukabe ba nyirakazitereyemo. Yesu atuganze cyane, hareruya. Bakobwa, mwirinde ibivange by'abakobwa. Abakobwa usanga birirwa bikinisha, abahungu nuko. Imana itugirire neza. Va mu kigare cy'abibone, wa mukristo we, irinde kwivanga n'abanyamahanga, utamera imvu z'ibutarutaru. Niko Bibiliya ivuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, amera imvi z'ubutarutaru. Yesu atugirire neza. Hari ibintu bidukamura hano mu isi kubera tuba twivanze nabyo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twirinde kuba ba nyirakazitereyemo. Abantu basigaye bagenda ari ibikanka. Kubera iki? Kwivanga. Hari aho ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntihakagire umuntu muri mwe barenganya, bavuga ko ari igisambo, yibye cyangwa yakoze ibindi bibi. Imana itugirire neza. Twitandukanye n'ingeso z'abapagani, twitandukanye n'ingeso z'abakera baraguzaga, bagenderaga ku miti. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Twirinde bene data, tugeze mu minsi ya nyuma, Kristo ari hafi gutwara itorero. Icyo Imana igusaba ni ukugira ngo wezwe kandi wirinde ikivange, wirinde kuba nyirakazitereyemo. Imana itugire neza. Umenye umuhamagaro wahamagawe. Haleluya. Uko urabe ibikuryoheye hano mu isi, ugereranye n'ijuru rizabaho, cyangwa ijuru twiteguye ririho ry'umunezero. Nta burwayi buzaba buhari, nta gutotezwa kuzaba guhari, nta bupfubyi, nta bupfakazi, nta bugumba. Imana itugirire neza cyane kandi Yesu atwiteho. Nta bumuga bundi buzarangwa mu ijuru. Ibyo byose tuzabisiga hano mu isi. Rero gereranya ubwo bwiza, ubijere, ubishyire ku munzani, urebe n'ibintu wumva ngo birakuryoheye muri wowe. Niwarangiza usubize umutima inyuma, uvuga uti mbega ubu nzahembwa iki? Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Twirinde kuba ba nyirakazitereyemo.
mu izina rya Kristo Yesu. Tuba abakristo, ngaho rero mukomeze kugubwa neza, niryo jambo ry'Imana Imana yarimpaye. Bene data, mukomere kandi mushikane, turwane intambara nziza yo gukiranuka, natwe Kristo azaduhemba. Shalom.